Imana icyo dupfana no kuyumvira kandi tukayubaha kandi tukagendana nayo twicishe bugufi. Ngewe ibyagakiza numvaga ko Imana itabaho, ariko Imana yaranyigaragariza inyereka ko kwibaho. Nari nzi ko Imana ishobora kurema abakire n'abakene. Numvaga abantu bose bagomba kureshya. Icyo uzaba cyo kiragutegereza, kandi ibyo ucamo byose ntuzabyinubire kuko Imana irabizi. Maze kugira imyaka 12 nge narapfuye tuba muri Kongo, ndapfa ndazuka. Ubwo batinda kunshingura kuko papa ntabwo yari ari, baragiye kumuzana. Barangije gucukura, barangije kuzana ibintu ikirago banshinguramo, ariko nshimira Imana yo mu ijuru ku mugambi wayo yarazi ko nzayikorera mu gihe gisa nk'iki. Niyo mpamvu ubuntu bw'Imana ntagomba kubupfusha ubusa, ntibishoboka. Ubwo muri icyo gihe babonaga ko napfuye, nabonye ndi mu mwobo muremure munini uri mu mwijima mwinshi. Uwo mwobo nsangamo ibisaza bitatu, kimwe kankurura ngo ndi sogokuru wawe, ikindi kankurura ngo ndi sogokuruza wawe. Iruhande hari abana bambaye ibyera, bakajya bamamagara ngo ngwino ntinabuze honca. Byose se kankurura. Ngiye kubona mbona haje umugabo muremure wambaye imyenda yera muremure, yohereje ukuboko muri wa mwobo, bya bisaza biriruka, aramfata arambwira ngo subira iwanyu ujye cyane kiragera. Naje kubona umugabo turabana, umugabo mukire turabana. Baje kumubwira ko navukiye mu muryango w'abakene, abonye umuryango atuye abamo w'abakire bakomeye, aravuga ati ntabwo nari nzi ko wavukiye mu batindi, naribeshye. Ubu biragenda bite? Ushobora kugenda iwanyu ngashaka undi. Nabanye n'umugabo angirira nabi cyane. Mbana n'Imana yo mu ijuru ntakijijwe, mbyara umwana mu bikomeye, ngenda kwa muganga nijoro saa 8 dufite amamodoka yanze kunjyana, ngera kwa muganga ndabyara nta mwenda w'umwana afite. Turata tugeze mu rugo, arambwira ngo mama wajyaga ajya guhinga guhetse. Abakozi bose ndabirukanye n'umuzamu ndamwirukanye, ujye unkingurira. Ndi kumesa muri omo ndanyerera nikubita hasi, ugira ngo naho babagiye iki inka. Anshyira mu cyuma cy'abashyitsi ankingiranamo. Yarambwiye ngo nupfa nta uzakumbaza ko muri abatindi ninde wakumbaza. Ariko Imana gikurikirana yarandeba. Naryamye muri icyo cyumba, akurura valize aragenda, mba mu nzu ndabora. Nabonye ko umuntu abora areba. Kwa kundi amazi agenda n'amaraso yagiye afata, imyenda ikagenda yikwanyarika, najya kugirana umubiri ugashinguka, ibisimba bikaza. Burya tugenda turubusa muvandi. Ubwo umuntu ngo yarasengaga, arahana ari gusenga, Imana iramubwira ngo genda muri uriya rugo hari umuntu wapfuye. Yaraje yiruka asanga amadirishya yari yafunze, ariko idirishya ndyamye. Imana imubuza kurifunga kuko niyo ifite ububasha. Ahamagara, twari duturanye n'ikibuga cy'indege, aramagara ati muze murebe umuntu yapfuye. Abasirikare ati reka tubomora urugi. Ubwo bamvanyemo, nari napfuye, ntabwo nari nzi ko nkiriho. Nakakana bari bakanjugunye hejuru, nazanzamutse ndi mu bitaro maze amezi 2. Ubwo rero naje kuvamo mu bitaro, nje nsanga umugabo yarashatse undi mugore. Njya mu rugo, ngeze mu rugo baranyirukana, ati reka subirayo nakwica zakwihambire. Yaje kumfata rero arambwira ati tugende tujye kureba amasambu y'iwacu Inyanza. Turagenda tujya Inyanza, tugezeyo, tugeze ahantu ngo hari ishyamba ryitwa Mukaninji. Arambwira ngo ubu isaha yawe yo gupfirageze. Yari yambwiye ngo abana bose mbasige. Akubita imodoka arayihahanura, ava mu modoka ariruka. Imodoka iramporomokana. Nabonye ukuntu Imana igirinda. Ubwo haje kuza umuzungu rero w'umukanadiye afite amafaranga menshi. Arambye ati nagukunze. Turabana rero. Tubana neza, arantembereza ibihugagira gute turabana. Araza ndi muri etage ya 6, nabaga mu nzu ya etage ya 6 dufite abasekirite baturinda. Barasimburanwaga mu gitondo n'abaninjoro. Narakize ngenda muri Benz Mercedes kandi nitwaye. Numva rero wa mugabo araje. Ati manda kubana n'umuzungu irarangiye. Ngo nijye kunkorera. Nashidutse ndiruka ndamanuka umuzungu azanyiruka ati ubaye iki? Ntabwo ubonye umugabo uje kunshaka.
ngo manda ko nawe irarangiye ngo reka ahubwo amenya ari ibirozi baguterereje twimuke turimuka muri iryo joro turagenda tujya mu gutura mu ahantu abayobozi bari batuye tugezeyo ndaryama wa mugabo basangamo naho wacikira Imana aza none yambaye imyenda yera yifasha atyo arambwa ngo uva goreti ngo manda yo kubana n'umuzungu irarangiye ngo hitamo umuzungu cyangwa umitemo ngo uribuka uri kumwe na Gaspar kwizagira n'umugabo tugeze gusohokana turagenda tuje imodoka ikikafiri iduta mu kivo tumaramo nk'isaha turi mu kivu badukuramo neza tugiye gupfa ndavuga nti reka nkubwire uri umutera mwaka unuzonye kumvugisha uribuka umugabo wakuruha n'imodoka uribuka baje baguteye n'ijoro ngo bakwice kuko uwo mugabo yari yambwiye ngo ntugire ikintu na kimwe uvana n'imodoka yakuguriye isiga ugenda uko waje ngiye kubyuka mu gitondo mbona igiti mu nzu abantu iyo ngezaho baravuga ati barakanguka ati igiti noneho kikazamo inyenyeri kikazamo umuntu akicaramo ukabona kirimo umuntu bakafata dore harimo umuntu abantu rero niho ivuga butumwa rero byakomereye rero hajemwe abantu benshi bakaza kureba icyo giti wagira gutya waza warakoze icyaha kikazana umunzana n'umwijima mwinshi Imana ikambwira ati uwo muntu mubwire yature ahageze nahera yakwatura hakavamwe inuma ikamutondagira ikagira ku mutwe urumva Imana gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga inshuti bakunze mukurikira ibiganiro bya gusenga everyday reka tubasuhuze tubabaza ngo mumeze mute hirya no hino aho muri hatandukanye ndavuga bari mu mujyi wa Kigali abari hirya no hino mu ntara zitandukanye mu bihe bidasanzwe nk'ibi mumeze mute nimukomeze mugubwe neza ushobora kuba ufite byinshi bitandukanye birimo bikugora bituma wumva utameze neza ariko ndakwifuriza kugubwa neza kuko Yesu ashoboye byose hirya no hino mu migabane itandukanye yo kuri iyi si Burayi muri Amerika mumeze mute nimukomeze mugubwe neza no hirya no hino tutarondoye nimugire impagarike n'ubugingo nuko tubasuhuje ariko tutabatindiye tubafitiye umutumirwa imbere ya kamera za gusenga everyday reka atangire abibwira mu mavuta meza mu mwuka mwiza nkuko benshi mumaze kumumenya karibu mushyitsi mwiza Yesu bw'umugisha mwinshi nitwa Wera Mukandori Colette nkaba ndumuvuga butumwa bwiza nkaba nkunda Yesu nkaba nkunda abantu b'Imana mbaje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana ngo abe muri mwebwe Imana ishimwe cyane amen amen kuri uyu munsi rero twifuje kugutumira kugira ngo utubwire byinshi bigiye bitandukanye kubw'Imana yagukoreye kuko ndabizi neza ko ufite ikintu bita impamba original yego mbese ufite iki ni mfite uruhago rwose ndarufite pe ndarufite cyane ni rero mugiye kubana muri iki kiganiro kuri kamera turi kumwe na Creme Original hano rero umumama turi kumwe ebana ni hatari mama Imana ngo agukuye hano hakomeye cyane hashobora mbese hashimishije Imana ndayishimye cyane ko yagize neza kuri iyi shuro rero tugiye kuganira kuki tuyoganira ku buhamya n'ijambo ry'Imana kare mbanje kwifuriza amahoro y'Imana reka tubanze dufatanye ijambo ry'Imana reka dutangire dusenga twiragize Imana yo mu ijuru ikitubeshejeho Imana yacu uri Imana y'agakiza kacu uri amahoro yacu uri byiringiro byacu turagushimye igitondo cy'umunsi turakunezerewe Mana ko wabaye mu ruhande rwacu waturinze byinshi byaduhigaga Mana turabigushimiye nyemera muri aka kanya twicaye imbere yawe mu izina rya rifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi icyo tubanje guheza ni imyuka mibi turaheje imigambi ya shitani turava imbaraga z'umwijima turahamaga mwuka wera wo mu ijuru ngo aze abane natwe muri aka kanya icyubahiro cyacu kiburi cyo kigaragare umwuka wera tubeho cyane mu izina ryawe Yesu ikiganiro cyacu kiyoborwe nawe Mana yacu ko abana banezezwa bari kumwe n'umubyeyi turakwinginze rero nguzube hagati yacu urakoze urakarama kumvishe gusenga kwacu mu izina ryawe Yesu amen reka dufatanye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 81 duhere ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 14 ijambo ry'Imana riravuga ngo bwoko bwanjye umva
ndaguhamiriza wa bwoko bwa Isiraheli we, iyaba unyumvira, muri wowe ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga, kandi ntukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Ninjye Uwiteka Imana yawe, wagukuye mu gihugu cya Egiputa, waseme cyane nduzuza akanwa kawe, maze ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye. Abisiraheli banga kunyitondera, nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangirwa kw'imitima yabo, bagendera mu migambi yabo. Iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisiraheli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindurira ukuboko kwanjye kubabarwanya. Imana iduhana umugisha. Amen. Imana ishimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga kumvira Imana. Tugiye kongera dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, igice ni cya 2, duhere ku murongo wa 1 tukageza ku murongo wa 9. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Paulo ahugura Timoteyo kwitanga amaramaje. Nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wamyumvanye imbere y'abahamya benshi umenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihangana imibabaro yose nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare ngo kandi yishyire mu by'ubu bugingo aba akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga ni ukwiriye kwenda ku mbuto. Ujye uzirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rwego rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana gato, noneho mbahe ubuhamya. Twumvishe ijambo ry'Imana hara muri Zaburi. Ijambo, intego ry'ijambo ni ukumvira Imana, nta kindi Imana idushakaho. Ubundi Imana icyo dupfana ni ukuyumvira, kandi tukayubaha, kandi tukagendana nayo twicishe bugufi. Icyo nicyo ijambo nyamukuru Imana itwifuzaho. Naho byo kuvuga ngo ibiki n'ibicyo, ya Imana yo ubaye iruhande rwayo ubana nayo. Hano muri urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo haravuga umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ubundi igihugu cyacu gizwe n'abasirikare, n'umugenzi ujya mu ijuru agomba kuba umusirikare mwiza. Ubundi intwari ku rugamba, ubundi uwamuhamagaye n'uwamuhaye akazi abana nawe ku manywa na nijoro. Yuri intwari ku rugamba. Tugomba kuba intwari ku rugamba rero, kuko ahasi iwacu mu isi, iwacu ni mu ijuru. Niho Imana iradutegereje. Imana ibyo dukora byose irabizi. Aha twicaye Imana irabizi. Ibyo ngiye kuvuga Imana irabizi. Kandi ijambo riravuga ngo nujya kuvuga ntukongere cyangwa ugabanye. Oya, umwami wacu aratureba. Imana ibaha umugisha rero. Uko nababwiye nitwa Goreti, ndi umumama ushima Yesu. Mugakiza maze mu mwaka 20 nakijwe mu 2000. Urumva nkizwa mfite imyaka 28, urabona aho ngeze. Kandi Imana yabanye nanjye pe, yabanye nanjye. Numvaga ko ngewe ibyagakiza, numvaga ko Imana itabaho, ariko Imana iranyigaragariza, inyereka ko kwibaho. Ntabwo nari nzi ko Imana ishobora kurema abakire n'abakene. Numvaga abantu bose bagomba kureshya. Kubera iki? Twe twavukiye mu miryango y'abakene, ariko najya kwa onkle wanjye nkasangana umukire, baryama kuri za matora, twebwe turyama mu byatsi, tugasasa ibirago, tukiyorosa ibirago. Nkavuga kubera iki? Marume wanjye yabaye umukire, twebwe ntitubabakire. Imana se irobanura ku butoni, ariko byose birashoboka kugira ngo iducishe muri aho hantu, kugira ngo dukomeze nabo abameze gutyo tubakomeze. Ariko ubusiko bikimeze, urabibona nawe. Imana yagiye inteza, tumeze neza cyane. Imana ishimwe. Amen. Noneho nihuse gatoya rero tugiye kuganira ku intego. Ibyo byose twagiye ducamo n'abatubanjirije babiciyemo, ariko intego nyamukuru turi kuganira ku ijambo byo kureba iki gihugu turi kujyamo, uko turi kugenda, uko turi kugenda tugikorera, cyangwa mbese tuzirikana ko tuzakigeramo. Icyo ngicyo noneho icyo nshaka kubabwira, Imana ajya imbwira ibintu byinshi, ariko
nkabona ibyo bintu mbwira nkavuga ni inzozi z'uburushyi cyangwa ariko ndi kugenda ndi kubibona muri iki gihe biri kugenda bisora muri iki gihe nkavuga niyo bya bindi Imana yambwiraga ko nibyo. Noneho nihuse rero navuke ngiye muri Kongo, ngiye kubabwira intego nyamukuru, icyo uzaba cyo kiragutegereza kandi ibyo ucamo byose ntuzabyinubire kuko Imana irabizi. Ntuzabyinubire kuko hari ibintu ducamo ariko Imana idutegura kugira ngo tuzabe abantu, tuzabe ambasaderi wayo. Noneho jewe navutse turabana 9. Ijambo nyamukuru reka ngende nsimbuka ntago twabimara na Yesu yagiye atabirangije. Tugiye kujya tuvuga intego nyamukuru. Kera bajyaga mama yajyaga ambwira ariko nta nubwo no kumbwira ndabizi neza. Maze kugira imyaka 12 nge narapfuye tuba muri Kongo, ndapfa ndazuka. Ubu uri muzuka? Ndi muzuka. Urumva? Ubwo mama yarambwiye kuko mama yakundaga gupfusha abana. None ndaba ariko se abana bapfaga gute? Mama arambwira ngo abana bajyaga gupfa yarwaraga umutwe, ukamurya cyane ukamurya, ubundi akagenda akagundira kira gitureba hariya cyari giti cy'umuvumo. Nanjye ngo umutwe urandya ndagenda ndiruka mfata cya giti. Baba ngo wa mwana wo kwa runaka ngo arapfuye disi, ngo narapfuye nikubita hasi. Nikubise hasi baraza baranterura. Nafite imyaka 12 nari mukuru, ndabyibuka ibyo nabonye byose. Noneho banshyira mu nzu, abantu baruzura muri Kongo. Rero y'umuntu yapfiriye aha, uwahanararira wiriyakarira uriyakarira bakamya ko bakajya hahandi amarira yatangiriye. Noneho baza baje biruka basanga noneho muri Kongo urumva mu giturage yuma wamaraga gupfa bahitaga bajya gucukura kuko baravugaga ati yapfuye reka ducukure twihuta tumushyingure. Nta nubwo bategerezaga ngo wenda hari barebe ko umuntu yazanzamuka. Noneho ubwo batinda kunshyingura kuko papa ntabwo yari baragiye kumuzana. Barangije gucukura, barangije kuzana ibintu ikirago banshyinguramo, ariko nshimira Imana yo mu ijuru ku mugambi wayo yarazi ko nzayikorera mu gihe gisa nk'iki. Niyo mpamvu ubuntu bw'Imana ntagomba kubupfusha ubusa, ntibishoboka. Ntago waba umusirikare, ntiwaba umugenzi ujya mu ijuru ngo wishire mu by'isi cyane ubisayemo ngo bukinejeje guhamagaye, ntibishoboka. Noneho ubwo ngubwo papa yatinze kuza batinda kunshyingura, ariko ndashaka kubabwira ibintu nabonye icyo gihe. Shaka kubabwira ngo ikuzimu harahari no mu ijuru harahari. Ubwo muri icyo gihe babonaga ko napfuye, nabonye ndi mu mwobo muremure munini uri mu mwijima mwinshi, kuko ibyo nabonye icyo gihe n'ubu ndacyabyibuka. Noneho uwo mwobo nsangamo ibisaza 3, kimwe kankurura ngo ndi sogokuru wawe, ikindi kankurura ngo ndi sogokuruza wawe. Noneho muri uwo mwobo iruhande gutyo urabona ko inzu yubatse, iruhande hari abana bambaye ibyera, bakajya bamamagara ngo ngwino ntinabuze honca. Byose se kankurura ngiye kubona mbona haje umugabo muremure wambaye imyenda yera muremure, yohereje ukuboko muri wa mwobo, bya bisaza biriruka, aramfata arambwira ngo subira iwanyu ujye cyane kiragera. Njya nkunda kubwira abantu Imana ikigufite umugambi, niyo umuntu yaguhiga ntabwo yagushobora kuko Imana igufite umugambi. Abantu bafite ubwoba bw'isi, bafite ubwoba bw'ibintu biriho, ariko Imana cyo yaguteguriye byanze bikunze, waca mu mifatango, waca mu muriro, waca mu mazi, Imana izabana nawe kugira ngo isoze umugambi yaguteguriye. Narazutse rero maze kuzuka, murambona nyine rero ubu ndahari rero kugira ngo ngire abantu. Ubwo rero nihuse rero naje kuva muri Kongo nza Igoma. Naje Igoma mu bintu bikomeye cyane, nzigoma ngeze Igoma mbona akazi nkora muri Hotel Rife, mbaho ngaho. Uyu mutima abantu babitsemo byinshi, babitsemo bucyakura, babitsemo buganya, babitsemo ibyaha bitarondoreka, babitsemo ibintu rwangano kugambanirana. Ariko burya iki cyumba dufite niyo Imana yakituye, irareba ibintu byose. Nituba abantu b'Imana bubaha Imana, Imana izagendera muri twe, ikorera muri twe. Ndi kubwira abantu muri iyi minsi, maze iminsi mu biterane, urabona ko muri iki gihe kuvuga ubutumwa biragoye, ariko w'Imana yashyize ikimenyetso
arabuvuga kandi abantu bagatega amatwi kavuga ati haracyari birindwi bitarapfukamira Bayali nanjye ndimo singiye kubabeshya nta kwishushanya kuko nitwishushanya mu bantu tuzadushushanya Imana ni byiza rero murabona covid yaratwigisha ibintu byinshi covid twumvaga covid ijya kuba nagiye kwigisha mu Ruturusu noneho ndaryama nijoro ndavuga ko Mana nzigisha iki njyama nijoro ndota umuntu ari kumbwira ngo umukwabo uraje ntumukwabo mbwira abana ntimubyuke mwambare ni hano manya haje ibintu bidasanzwe iko numvisha ijwi rimbwira ngo umukwabo uraje kuko abana banjye n'abari bari mu rugo bari bazi ko mvugana n'Imana ati mama kandi wamona ko ari byo titwambare twagugitimo tutambare hinukuri numvisha ijwi rimbwira rije gatatu rimbwira ngo umukwabo uraje ngo umukwabo uraje mbyuka mu gitondo cya kare ngo ndeko ko umukwabo waje umukwabo sinawubona ndavuga nimenye umukwabo uri ku kazi wanjye fata muto ndiruka hindeye ko nta mukwabo wabaye wanjye sanga ntawe bigeze saa 7 pastor aramamagara mu Ruturusu ati turagutegereje abantu baruze baragutegereje abantu b'Imana reka mbabwire murike dukorera Imana niki cyuma cyawe gikorera Imana utinya uhinda umushyitsi kuko nugikoresha neza Imana izakugeraho umugisha ikugeze kuri ibi nkubwira n'ukuri nabonye Imana ngewe gutya ndayibona pe urabyumva neza noneho njya mu Ruturusu ndavuga ariko se Imana none se koko ndigisha iki ati ugenda wowe gusa turi kumwe nkicara kuri alitari ijwi rambya ngo babwire ngo umukwabo uraje umukwabo hakuye umukwabo ni umukwabo ki none ndatangira ndigisha soma ijambo ry'Imana ryo kuba umusirikare mwiza wa Kristo Yesu ubundi utari umusirikare w'ikigwari agambanira igihugu umusirikare w'ikigwari nta jambo agira ahorana cyane je gusa byo kugambanira nabyo kugambanira ariko umusirikare nyamusirikare ahagarara ku rugamba akavuga ati hari umusirikare arimbye ngo atatugonde kama musumari hatwezi kurudi nyuma urari mu mwuka natwe rero nubwo twahura n'ibigeragezo nibikomeye ariko tugume mu mwuka w'Imana Imana izadusura igendane natwe gitubwira bibe bigeze Imana ishimwe amen noneho renda haguruka nsoma ijambo ry'Imana ryo kumugenzi ujya mu ijuru ntariko rero numvishijwe ntikuvejo numvijwe ngo umukwabo uraje umukwabo sinzi umukwabo wari wo mwuka byara ntimusenge Imana itubwire uwo mukwabo ndataha ntashye pastor arambwira ati turashaka ku cyumweru w'ikindi ku cyumweru tuzatangaza kuzaza ku cyumweru w'ikindi uzazi nzaza pe ariko sinagiyeyo kubera umukwabo warabaye hari umukwabo uruta covid twabonye twageze ahantu hakomeye ugapfusha umwana ugatinya no kumugeraho agajya gushingurwa atageze no mu rugo n'icyumba ryamagamo nta kigeremo wose umukwabo cyane ugapfusha mwakoranye umurimo mukora umurimo umwe w'ikidiyakoni mugaburira abantu bagatinya kumugeza no mu rusengero asengeyemo wose umukwabo cyane kugeza n'uyu munota turacyarwana n'umukwabo ariko Imana irahari izaturengera amen izabidukiza nta mvura idahita nta nijoro ridagira gute ridacya abagore bijishura abana barabata ngo nibigeze basezerana n'abagabo ariko gusezerana n'umugabo umwana aruta isezerano ry'umwana nirihe ati nitwasezeranye gatabana 5 6 akajya gushaka undi umugabo umwana akagenda agashaka abandi twahuye n'umukwabo ukomeye ibintu bikomeye ariko Yesu arahari azaturengera turacyahari kandi tuzabaho mu bikomeye tuzabaho ubwo rero nihuse naje kubona umugabo turabana umugabo mukire turabana tumaze kubana ariko tubana mu bintu bikomeye cyane baje kumubwira ko navukiye mu muryango w'abakene abonye umuryango atuye abamo w'abakire bakomeye aravuga ati ntabwo narinzi ko wavukiye mu batindi naribeshye ubu biragenda bite ushobora kugenda iwanyu ngashaka undi mama yari yajyaga tubwira akavuga ngo nta mugore washatse wahukana ndavuga ni mama ajya twigisha ko nta mugore washatse wahukana aha mbabwira ngo ubundi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo hahirwa ihangana imugerageze namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo ubu mubona ama divorce aba cyane
nuko abantu batazi ibyo barimo n'urugendo barimo ngo bamenye n'uwo bahamagaye uwo ari we. Ubundi Imana ishobora byose ishobora kuza igacecekesha wa mugabo cyangwa ikamucyura agataha cyangwa agakizwa akaba umuntu w'Imana agakorera Imana. Ariko ntitubabaza abana twabyaye. Aba bana n'ab'Imana ni ejo bazaba pasiteri, bazayobora ibihugu. Ntabwo twadukuriye kubababaza ngo tubahemukire. Ibibazo Imana yari izi ko uzaba muri urwo rugo rumeze gutyo. Ugomba kwihangana ugahamagara Imana. Nabanye n'umugabo angirira nabi cyane. Sinari nginjijwe, sinajyaga no mu nzu y'Imana ngo wenda numve ngo pasiteri yigishije ngendera kuri iryo jambo. Ariko kuko umutima wanjye narawushiraga, nkabwira umutima wanjye ubwo namaze kugira muri urwo rugo, mbonye ibintu bihari, mbonye ukuntu umugabo angira, mbonye ukuntu ahindura abagore nk'uhindura imyenda, ndavuga ni mutima wanjye rero ihangane. Twaje muri urwo tutaruzi, ariko wihangane nta mvura idahita. Hasi iwacu uyu mugabo musanze akuze, nanjye nkuzi. Ntabwo kwirukanka byaduhesha umugisha. Tuza wihanganira ibintu byose kugeza igihe Yesu azaza. Kuko najya numva ngo Yesu azaza. Mbana n'Imana yo mu ijuru ntakijijwe, mbyara umwana mu bikomeye, ngenda kwa muganga nijoro saa 8 dufite amamodoka yanze kunjyana, ngera kwa muganga ndabyara nta mwenda w'umwana afite. Ibitaro bagurishaga imyenda, baragenda bazana imyenda bambika umwana. Papa waza mu gitondo arishyura, turata tugeze mu rugo arambwira ngo mama wajyaga ajya guhinga guhetse. Abakozi bose ndabirukanye n'umuzamu ndamwirukanye. Ujye unkingurira. Noneho ubwo urumva nari natake ngeze mu rugo, ndi kumesa muri omo, ndanyerera nikubita hasi. Nikubise hasi ugira ngo naho babagiye iki inka. Imana yaguhamagaye yakuremye irabizi ubuzima urimo. Hamagara Imana izakurengera. Anshyira mu cyuma cy'abashyitsi ankingiranamo. Ijambo nibuka yambwiye, yarambwiye ngo nupfa nta uzakumbaza. Ko muri abatindi ninde wakumbaza. Ariko Imana gikurikirana yarandeba. Kavuga uyu munsi nk'aya masaha uyu mubyeyi azababwira amahanga ibyo yaciyemo nuko namugiriye neza. Iyo niyo ntego nyamukuru ufite. Ibyo kuvuga ngo runaka ngo yanyanze ngo nta nkunda ngo arandwanya ngo nta mwanya mbifitemo. Ibyo kuvuga ngo runaka aratuyobora nabi, uko azaza nzamufata nk'umuntu w'Imana wayobowe n'Imana, washyizweho kugira ngo ambere umurinzi. Mwubashye kuko Imana ntizambaza representa, ntizambaza izambaza uko nakoze, izambaza uko nabayeho nuko nabanye n'abantu. Nibyo izambaza. Ibya runaka ibyaho ntibizabimbaza. Izambaza ibyanjye nuko nakoreye Imana. Ubundi abantu n'ab'Imana ntabwo ari abacu. Uko azaza kose nakuyobore wuzura umwuka wera. Uko azaza kose musengera Imana yo mu ijuru imushyigikire. Nibyo Imana idushakaho. Naho ibyo kumusebya no kumuharabika ntabwo Imana ibyemera. Kandi ibyo biba byose nibyo uzasarura. Abantu b'Imana n'abantu bo kwitondera, kuko Bibiliya iravuga ngo nta buyobozi Imana idashyiraho. Imana nishyiraho ubuyobozi. Yari izi ko byose tuzaba tuyoborwa n'umuperezida wacu na representa Izayi. Yari izi ko azaba tuyobora ubungu. Tugomba kumusengera, tukuzura umwuka wera kandi twakomezanya nawe urugendo. N'umuntu w'Imana yaremwe n'Imana, yahamagawe n'Imana kwabisa. Nge umva no stress. Nge nta muntu nzagira ngo namuvuge. Oya, reka. Nkunda igihugu cyanjye, nkakunda itorero ryanjye kuko ryarandeze mvuye mu bikomeye. Umugabo naryamye muri icyo cyumba akurura valize aragenda, mba mu nzu ndabora. Nabonye ko umuntu abora areba. Kwa kundi amazi agenda n'amaraso yagiye afata, imyenda ikagenda yikwanyarika, najya kugirana umubiri ugashinguka, ibisimba bikaza. Burya tugenda turubusa. Muvandi, tugenda turubusa. Nubona umwanya wo kuza gukorera Imana, ubu uri gukorera Imana, tuze ubwira umutima wawe ngo tuzi. Amen. Nutabonera Imana izagushyigikira ubonera handi. Amen. Nabonye ko Imana igitabara umuntu. Kwa kundi Imana ivuga ngo nzakenyuruza abantu. Nabonye Imana ikenyuruza abantu.
irangaburira iranyambika intuza heza narabibonye yigisha abana njye amashuri bararangiza babona akazi ibyo bintu nkubwira ndi umugabo wo kubihamya kuko Imana ntabwo naza hanga ngo nje gufata amafaranga oya Imana izayama zakenyuruza abami yame naje gukorera Imana kugira ngo mbwire abanyarwanda mbwire amahanga ko Imana igira neza amen yo wabanye nayo mubana neza ubwo umuntu ngo yarasengaga ari ahantu ari gusenga Imana iramubwira ngo genda muri uriya rugo hari umuntu wapfuye yaraje yiruka asanga amadirishya yari yafunze ariko idirishya ndyamye Imana imubuza kurifunga kuko niyo ifite ububasha avuga ati Imana ko mbura amadirishya afunze n'imiryango ifunze uyu muntu ari ugiye gupfa muri idirishya abona amasazi gusa nibyo bisimba byose bigenda kumva ahamagara twari duturanye n'ikibuga cy'indege aramagara ati muze murebe umuntu yapfuye abasirikare atireka tubomora urugi ako tumutabare narabwiye ati ariko afite umushiki hano hepfo reka tumurebe azana mushiki we yagiye kumushaka amuzanye bafunga umuntu kuraba ko bitabariruka ati yaraboze ariko Imana yantabaye naraboze ubu ndacyari wa muntu kuvuga ngo ndashaka amafaranga ngo nzayashaka ntayakoreye mu maboko yanjye ntabwo nzayashakisha mu bindi bintu bidafite umumaro ngo njye gusambana bama amafaranga oya ntabwo bibaho ko umusirikare wa Kristo ajye yirirwa yiruka ngo agiye mu bagabo ngo agiye ngo abone amafaranga oya nzicara ntuze nkorera Imana izancira inzira aho nzavana amafaranga siko bimeze neda kandi buriya nubwo turi kuvuga ubutumwa tubwira amahanga tubwira u Rwanda natwe twicaye turabukeneye amen ubwo rero ubwo bamvanyemo nari napfuye ntabwo nari nzi ko nkiriho nakakana bari bakanjugunye hejuru zanzamutse ndi mu bitaro maze amezi 2 ngo bamaga amazi y'isukari n'umwana ariko twaje gukira umwana aje gupfa nyuma ariko ndashaka kubwira nshuti y'Imana dufite Imana ivuga igendana natwe iyo Mana niyo shaka kuvuga n'ubu ufite ibiterane imbere baba bantumiye nejo nzagenda nejo bundi ngende kandi urabona ko bihe bikomeye byo kuvuga ubutumwa ariko ubutumwa yo wabanye n'Imana ikuyobora kwambara neza urabyumva Imana ikambwira tujye ugenda wambaye nk'umutambyi wanjye uvuge nk'umutambyi wanjye ukora ibyo abatambyi bakora tugende neza ubwiriza abantu ubutumwa bwiza uhana uteje ufite kwihangana kuko igihe kizaza abantu batagizihanganye inyigisho nzima baza barayobye bashaka bavuga butumwa bahuje n'irari ryabo kandi niho bigeze rwandiko rwa 2 parandikiye Timoteyo igice cya 4 ngo avuga ngo ndagutongera mu maso y'Imana mu ya Kristo Yesu ubwo azaza gucira abazima n'abapfuye ubwiriza abantu ubutumwa bwiza ugira umwete mu gihe gikwiye n'ikitakwiriye uhana uteje ufite kwihangana igihe kiraje abantu barashaka ibihuje n'irari ryabo ngiye nakijijwe muri ADPR ari Yesu njyanyeyo nta muntu wambwirije ubutumwa nagiye yari we unjyanye arambwira ngo ngusizaha aronza gusanga nagezeyo muri ibyo 2000 uzi ADPR kuntu yari meze abantu bambaraga neza bakambara neza atanya kubita ikorasi abantu bakoze umwuka wera bageza bavuga ati turi muri viziyo baragenda barambara ukuntu bagenda basukunu uko bagira burya reka nkubwire umwuka w'Imana kutakaza n'amasegonda kugarura biragoye burya uzirinda ikintu cyatuma umuntu akuvana ikizere kandi biravuga ngo buri muntu wese ntago umuko yahamagara iyo duwe n'umuyisilamu tubona ari umuyisilamu n'umuyisilamu ntago ushobora gushidikanya uraga n'umuADPR ukavuga ati uyu n'umuADPR kabisa utavangiwe ibyo bintu wabura no mu restoration nazayo nuko ukavuga ati abana bazayo abo bose barahamagawe muri muntu wese ntago umuko yahamagawe ariko ubu ngusigagera ugasanga ntabwo wamenya kubisobanura nukubera iki abantu barananiwe Tobiya yararangije abiba aragenda ijambo ry'Imana ngo abibura ukungu mu masaka ngo umwanzi yaraje asanga abantu basinziriye abibura urukungu mu masaka ngo babaza umutwaro ko wabibye imbuto nziza nukubera iki tubona urukungu gukura n'amasaka abwa ati murwihorere se tugende tururandure ati ni mururanduye mwarandurana
n'amasaka ngihorere igihe kizaza nyirawo umurimo umaze kwera neza azabisobanure nta n'impamvu yo kurwana turi turwana runaka nitumushaka ntidushaka tuyobora runaka ntidushaka ko dukora n'umurimo ntidushaka ubundi runaka wamuretse ko yahamagawe uzi ko yahamagawe uzi ko yagiye ku ntebe uzi ko byagenze gutya byihorere byose biharire Yesu Imana ishimwe ubwo rero naje kuvamo mu bitaro nje nsanga umugabo yarashatse undi mugore njya mu rugo ngeze mu rugo baranyirukana ati reka subirayo nakwica zakwihambire yaje kumfata rero arambwira ati tugende tujye kureba amasambu y'iwacu Inyanza turagenda tujya Inyanza tugezeyo turaza tugeze ahantu ngo hari ishyamba ryitwa Mukaningi arambwira ngo ubu isaha yawe yo gupfirageze yari yambwiye ngo abana bose mbasige ndabasiga ubwo nari maze kugira abana babiri noneho akubita imodoka arayihahanura ava mu modoka ariruka imodoka irampora umukana nabonye ukuntu Imana igirinda sinacika igisebe sinacika ukuguru abantu baje kumvana aho hantu imodoka yansinze n'abajure nijoro hari saa 8 z'ijoro baramperekeza bangeza mu rugo bisobanura ngo iki burya marayika agendana natwe nageze mu rugo sinapfa azana abamenya ko ntapfuye azana abandi nijoro kunyica niho natangiye kumva ijwi ry'Imana rero ijwi riransanga rirambwa ngo vagoreti ngo bari nge mbavanye mama ampure bazabakambura mvana mama ampure maze kuvanamo numva abantu bakubise icyugi kumbira abandi baje kunyica ijwi rirambya ngo yabari nge mbafunguye ngo nkapfira hanze nafunguye urugi maze gufungura urugi ndiruka noneho maze gufungura aho nafunguye urugi abandi barinjira bona bari kumwe n'umugabo bacana itara ryanga kwaka bajya mu cyumba nirukanse banyiruka abandi bari hanze ndiruka ngeze mbese bagiye kumfata neza twari dufite umuturanyi aravuga ati wa mudamu wagiye kumwica abwira abeskote ngo basharije imbunda noneho bazamura amaboko babafatana ibyuma ati nuriya mugabo arutubwiye ngo twice umugore we urumva wapfa gupfa Imana itakuvanya amaboko ntago byashoboka mureke dukorera Imana twirinde mu bintu byose Daniel niwe wavuze ati mwami bagiye kumuta mu rwobo rw'intare ngo umwami abura ibitotsi abura amahoro kuko yarabuze umuntu wingira mu maro aravuga ati Daniel mugabo ukundwa Imana yawe yakurinze ati mwami ntacyo nagucumuyeho n'Imana yanjye ntacyo nayicumuyeho yandinze iminwa y'intare kuko umuntu wingira mu maro igihugu kiramwifuza n'Imana ikabana nawe niyo mpamvu rero ndi kubwira abantu mureke dukorera Imana tuve mu bintu byinshi abantu bafite ambutiyaje nyinshi ariko ambutiyaje twireke ubwo nasanze yashatse undi mugore ubwo ariko njya kuba kwa databukwe mbana nawe neza ubwo birangiye rero umugabo databukwe aje gupfa asigira imitungo ye yose yirukana wa mugore kugira ngo anige imitungo ya mitungo nayo yose arayirya burya ntawe ukomeza kubana no gukora ibibi ibyo biba byose nibyo uzasarura yaje gupfa rero amaze gupfa aragenda ubwo ngubwo urumva nasigaranye abana batatu ndabarera njye nyine mbwira Imana ngo Mana uzankomeze kandi ugire neza ubwo haje kuza umuzungu rero w'umukanadiye afite amafaranga menshi arambye ati nagukunze turabana rero amfatira abana neza umva aranetesha numva ubuzima bwose naciyemo ndabwibagiwe tubana neza arambye agati cirani kubiti tubana neza arantembereza ibihugagira gute turabana tumaranye imyaka 3 n'igice ijwi riransanga na wa mugabo wambaye imyenda yera wamvanye muri wa mwobo araza ndi muri etage ya 6 nabaga mu nzu etage ya 6 dufite abasekirite baturinda barasimburanwaga mu gitondo n'abanijoro narakize ngenda muri Benz Mercedes kandi nitwaye nitwaye banyita nuvorish none abasekirite abaturanyi twa dufite abaturanyi babo mu etage bakavuga ngo nyiko buje nasohoka ngo mutubwire turo kuntu yambaye nambaraga mbese ngambara $1000
ikirato ibintu byose bisa kubera amafaranga twari dufite amafaranga menshi yari afite akazi keza narateguraga inkweto imyenda bisa ubundi nkagenda nkasohoka hanze urahoze umuntu wabaye ubuzima bubi impamvu turi kurwana n'abantu babaye mu buzima bubi bagera mu buzima bwiza none bakagira hatari ntibamenye igihugu bari kujyamo ubundi tumenye ko turi ahatari iwacu twanyina twicisha bugufi guca bugufi nibyo bya mbere numva rero wa mugabo araje ati manda kubana n'umuzungu irarangiye ngo nibyo kunkorera nashidutse ndiruka ndamanuka umuzungu azanyiruka ati ubaye iki ntabwo ubonye umugabo uje kunshaka ngo manda kubana nawe irarangiye ngo njye kumukorera ngo reka ahubwo amenya ari ibirozi baguterereje twimuke turimuka muri iryo joro turagenda tujya gutura mu ahantu abayobozi bari batuye tugezeyo ndaryama wa mugabo asangamo nawe wacikira imana wa mugabo asangamo aza none yambaye imyenda yera yifasha atyo arambwira ngo uva goreti ngo manda yo kubana n'umuzungu irarangiye ngo hitamo umuzungu cyangwa umitemo ngo uribuka uri kumwe na Gaspar kwizagira ni umugabo tugeze gusohokana turagenda tuje imodoka ikikafiri iduta mu kivo tumaramo nk'isaha turi mu kivu badukuramo neza tugiye gupfa ndavuga nti reka nkubwire uri umutera mwaka unuzonye kumvugisha amya ngo uri kuri kumwe na Gaspar kwizagira muri cya kivu ninge nakuvanyeyo uribuka umugabo wakuruha n'imodoka ninge nagukuye ugira ngo uzankorere uribuka abajura baguteye n'ijoro ngo bakwice burya ninge nakuzigamye ngo uzankorere urva ari ikindi wasubizaho njya mbwira abantu ngo impamvu kiri guteta nuko utazi uyu mugabo wakorera wari we niyo mpamvu utese bwakwishe ariko ntabwo ari igihe cy'imiteto imana yarambwiye ngo genda umbwira abantu ngo si igihe cy'imiteto ni igihe cyo kunkorera kandi umunyamiteto burya ntabwo wapi urumva ubwo noneho ndavuga nti ngo hitamo umuzungu cyangwa umitemo ngo ibintu ni bibiri ambwira gutyo ngo ibintu ni bibiri ni ukuri ni wowe mpisemo bandirutse umugabo ariruka atubaye ni wa mugabo yagarutse arambwiye ngo mande kuba nayo irarangiye ambwira ibintu byose naciyemo ko ari wantabaye none reka dutandukana ati reka databwo n'ibirozi bagutereje ati twimuke tuba turagiye tugiye twarirutse isi turayimara twiruka uwo mugabo ariko ngero ndavuga nti no meshe kamwe genda nange ndagiye ngiye kwa Yesu ndamusezera neza kuko uwo mugabo yambwiye ngo ntugire ikintu na kimwe uvana n'imodoka yakuguriye isiga ugenda uko waje ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Imana ibwira Mose ngo ayibwira Abraham haguruka uve mu gihugu ujye mu gihugu nzakwe usige umuryango wawe ujye mu gihugu nzakwereka abantu bari kwanga gusiga baracyari muri bya bindi nzaririmba ariko nsambane nzadiyakona ariko ngambane nzagira gutya ariko mvuga abantu ibyo bintu byose no ntabwo ariko bimeze mu nzu y'Imana ntabwo ariko bimeze tugomba gukorera Imana dutinya duhinda umushyitsi kuko uko wagenzwe nuko uzagenzwa ibyo wakoze nibyo Imana izakubaza ubwo rero bigeze aho rero umuzungu turatandukana aragenda agiye ndasigara ubwo nyine yaratuye nkariya nanjye ntuye nkariya ariko akajya mpamagara none nubu abazungu bakambwira ati nasonza azagaruka nkabwa ni Yesu uzambabire gusonza ntazasubira kuri muzungu ati humura nta wankoreye izakorwa n'isoni nakirijwe kiruhura rero abantu bose barabizi ko nakijwe mu bintu bikomeye ntangira rero kuvugana n'Imana ndavugana Imana ndashakaga kiza katari pirate original Imana irambwira ngo banza watura ibya byose wakoze ndatura ndangije wa mugabo araza rero yambaye imyenda yera azayifasha atya arambwira ngumva mwana wanjye ngo nguhinduye irindi zina ngo nkwisubera ngo uruwera kandi kumwe nawe ngo nzakugira umutwe sinzakugira umurizo ngo uzazamuka imisozi uvugira ngo umanuke nduvugire ngo uzagenda amahanga menshi uvuga gukomera kwanjye ngo uzakuvuma nzamuvuma ngo uzagusaba imigisha nzamuvuma ngo uzavuma nzamuvuma ngo numvishe ijwi ry'umucunguzi anyihamagarira ngo none mutima ungomeshe ngo mvira umucunguzi ngo nzagenda nako nagendanye na Mose arangije nyambika ikanzu yera digeze ku birenge arangije nyambika agatambara gafunga neza cyane arangije yandika recommandation arayisinya arayimpereza aramwe ngo hayi recommandation ivuye mu ijuru ngo uzagira hose bazakwakira ngo kandi nkwambitse nk'umutambyi wanjye
ngo ujye ugenda nk'umutambyi wanjye uvuge nk'umutambyi wanjye. Abantu bahora bambwa ngo ariko kubera ko uhora wambaye ibintu birebire, ariko singe nabyiyambitse, ni Yesu wabinyambitse. Kandi ntabwo nshobora kuzashingura imbago ngo nyishingureho yari yayishinze, ntibishoboka. Agikata mbatizwa mu mwuka wera, mbatizwa mu mwuka wera, ntangira kuvugana n'Imana. Rero iryo joro arambwira ngo uva rero ngo ngiye kuvugana nawe ngo tujye mu butayu ibyumba. Ibyumba nibwo bwa mbere nari mpageze. Ngezeyo ngenda njyenyine, mpagera saa 2 z'ijoro. Mpageze ndaririmba, numva umuntu arambwiye ngo ririmba indirimbo ya 99 mu gakiza, ngo shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu. Ndaririmba, ndangije imvura iragwa insanga mu butayu ibyumba ndi njyenyine. Iragwira nyangira aho ishiriye. Ndarira, nicara ku mukingo, sinari nsinziriye, mbabwira n'ukuri, ntabwo nari nsinziriye. Burya kwa kunda Abisirayeli bajyanye na Mose bakagendana n'Imana, nanjye nagendanye nayo gutyo. Noneho ndagenda nicara ku mukingo ntasinziriye pe, ndarira ndi njyenyine, imbeho yanyishe, ndarira. Ngiye kumva numva umuntu arambye ngo kebuka iruhande rwawe. Nyebuka iruhande rwanjye, mbona wa mugabo wambaye imyenda yera wampamagaye. Araseka arambye ngo humura, ngo yagira ngo uri wenyine, ngo turi kumwe nge nawe, ngo ahubwo ngo ubundi uruzi iki. Ngiye kora mbona imyenda yanjye yose indutse inyenyeri, ndi maso sinsinziriye. Umva waba uri mu byondo ugasinzira. Ndabona imyenda yanjye abanyenyeri, n'igisambo cy'abanyenyeri, n'ikirere cy'abanyenyeri, ibintu byose by'abanyenyeri. Arambwira ngo ize nyenyeri ni ikimenyetso kizakwereka ko zagendana nawe aho uzajya hose. Izo nyenyeri ubona. Ngo ngiye kubona mbona angejeje, arambwira ngo ugume hano iminsi 3 n'amajoro 3 vugana nawe. Iyo minsi 3 n'amajoro 3 niyo ngiye kubabwira rero. Mbona ndi mu rutoki rwishi cyane rutoshye. Arambwira ngo temagura zino sina zose uzimareho. Gusigi siniri kwane igitoki, niriho igitoki. Ndatemagura hasigara insina nk'eshanu. Icyo gimpa ijambo riri muri Yesaya ibice cya 5. Arambwira ngo soma, muzasoma. Noneho ndabana none se Mana ko hasigaye udutsina dukeya twane igitoki n'ituri igitoki. Ngo urutoki ni torero ryanjye, insina nazo n'abantu banjye bari mu itorero. Ngo ariko abantu bagiye kuncumuraho, ngo abantu bagiye kwambara nabi, ngo batukishize izina ryanjye. Kandi byarasohoye, abantu bari kwambara nabi bagatukishize izina ry'Imana. Ngo abantu bagiye kwitukuza, ngo banyiriko n'abaremye. Icyo gihe nta muntu wabonaga witukuza. Ngo abantu bagiye kurya icya 10 n'amaturo. Ngo abantu bagiye gusambana ku mugaragaro mu itorero. Ngo ariko umuntu uzaba yarakoze ibyo byose, ngo ari muri sinatema. Icyanyuma azana rabero, yari itaragira muri ADPR. Ibi mbabwira n'ukuri. Kanuza karabero irakazana, irakanyereka. Rabero itaragira muri ADPR muri icyo gihe. Ngo dore umutego Satani ateza abarokore. Ngo baragenda bavuga ngo iminwa yabo iruma, ngo genda ubambwirire ngo kera bacyuzura umwuka wera ko iminwa bitumaga. Naremye iminwa abagabo ndema n'iminwa abagore. Izo nizaduka bazanye, ariko nzabahana. Reka mbabwire, reka urukungu rukurane n'amasaka. Nyiri umurimo naza azaza. Urabona rabero igihe yaziye, wigisha ijambo ry'Imana, umuntu yisiga rabero mu rusengero. Umuntu agira atya ukabona ari muri taki, ukaba wamubaza ngo umwigisha yigishije. Ariko nge nabonye ugera no hantu hari ubuyobozi na telefone ukayifunga, siko bimeze. Ariko mu rusengero niyo kwijira telefone, niyo kugira gute Imana inyereka bya telefone ukuntu abantu batari kuyubaha mu nzu y'Imana. Kwitaba telefone ugasohoka ukagenda, waba uri muri presidence ugasohoka ugiye kwitaba telefone, ntibishoboka. Ako nakamenyera abantu bamenyereye iki Imana. Niyo mpamvu Imana ibabaye. Umisi ishize Imana irambwira ngo ndababaye. Abantu bantaye umugongo. N'umwuka wanjye wavuye mu bantu. Kandi umwuka w'Imana wavuye mu bantu. Ntago waba ufite umwuka w'Imana, wuzuye umwuka w'Imana. Ngo uvuge mugenzi wawe kuva kutariki ya 1 ku ya 30. Ngo umwite amazina atabaho. Ngo uvuge ngo uriya muntu ngo tuyoboye ngo ni n'uyu. Ngo yapfuye hagati. Ariko ko mu by'ukuri ibyo bintu bibaho. Ntago bibaho. Umuntu uzi umwuka wera agira ubugwa neza. Icyo nicyo kizakuranga umuntu uzi umwuka wera. Akaba n'abantu bose amahoro. Ibi babonye kabisengera. Kuko ntabwo ari twebwe abacamanza. Ntabwo tugomba kwicara ku ntebe y'imanza. Tugira urukundo.
niyo umuntu yakugambana ntacyo azagutwara kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Niyo yakuvugana ntacyo azagutwara. Nabonye Imana indwanirira, natangiye rero maze kuzura umwuka wera, Imana irambya ngo ugiye gutangira kunkorera mu bihugu hirya no hino. Ubwo namaze kuva mu butayu muri iyo minsi 3 namaze, Imana irambya ngo irwamagana hari igiterane gikomeye. Batumye bavuga butumwa ariko bose nabahagaritse. Niwe ugiye kukibwirizamo. Imana ishobora guhagarika ibintu byose. Yaguhaye umugisha kuri kamera. Wabona umugisha ukomeye. Yayifunze. Nta n'umuntu wareba ibiganiro byawe byapfa kuko nta mumaro. Ariko nukorera Imana neza, nta yundi mushinga ugambiriye uvuga ati ndashaka ko ubutumwa bwiza bugera ku bantu, Imana izategeka abantu hirya no hino bakubera umumaro. Haleluya. Mureke dukorera Imana dutinya, duhinda umushyitsi. Ubwo navuyeyo rero, mvuyeyo ngeze ubu buhamya nta muntu nigeze mbuha. Ugize amahirwe. Ubuhamya ngiye kuvuga nibwo bwa mbere mbuvuze. Nabuvuze mu nsengero hirya no hino, ariko mu bantu basabye ibiganiro nta ubwo buhamya sindabuvuga. Kuko baransaba ati uzaze utubwire ikindi gice, ariko mu nsengero hose barabizi, n'ahantu hirya no hino mu mahanga nagiye barabuzi. Noneho rero yaravuze ati mpagaritse abantu bose bari kubwiriza muri iki giterane, niwe ugiye kugibwirizamo. Ngiye kumva ngeze Nyabugogo, numva umushumba wa Rwamagana yampamagaye ati dufite igiterane cy'iminsi 3. Okay, noneho rero naje kujya mu giterane ndigisha igiterane iminsi 3. Abantu bose bari baje mbese Imana yakoze imirimo aho hantu, ikora imurimo irakora kabisa. Noneho bigeze aho ngaho rero ntashye rero ngeze mu rugo, ijwi ry'Imana rambya ngo mwana wanjye ngo wanejeje umutima wanjye. Buryo dukoreye Imana neza iranezerwa. Amen. Urabyumva? Unejeje umutima wanjye. Ngiye ko nambona Mose araje yambaye imyenda yera afite inkoni. Ngiye ko nambona umuntu amaye inkoni. Ngo iyi nkoni ni ya Mose, ngo iyi nkoni yakoraga ibitangaza, ngo nawe ndayiguhaye. Ngo kandi mu nzu y'amate igiti cy'umugisha, ngo bazagira bose bazabona umugisha. Ngiye kubyuka mu gitondo mbona igiti mu nzu. Abantu iyo ngezaho baravuga ati barakanguka ati igiti. Noneho kikazamo inyenyeri, kikazamo umuntu akicaramo ukabona kirimo umuntu, bakafata dore harimo umuntu. Abantu rero niho ivuga butumwa rero byakomereye rero. Hajemwe abantu benshi bakaza kureba icyo giti. Icyo giti wagira gutya waza warakoze icyaha kikazana umunzana n'umwijima mwinshi. Imana ikambwira ati uwo muntu mubwire yature ahageze nahera. Yakwatura hakavamwe inuma ikamutondagira ikagira ku mutwe. Urumva Imana irambwira ngo bwira abantu ngo bitangaza nakoraga ku bwa Mose. N'ubu ndacyabikora ariko nabuze abantu. Abantu bibereye mu bintu, bishe mu bintu. Igiti cyabaye imyaka 3 niho amahanga atangiye kujya ntumira ngo ngiye kuvuga ubutumwa. Abantu nyine baramenya, nagera ku rusengero ati wa mugore igiti yaje ati mu mubutu. Nuko abantu bose bari aba apotre bande bose bafunga amatorero, bose basengeye iwanjye. Ibyo ni ibintu mbabwira. Imana ibaho umugisha mwinshi, inshuti nziza, abumva ubutumwa bwiza, Imana ibaho umugisha mwinshi. Naho ubutaha bye, turashoje tujye gusenga Imana. Mana yacu turagushimye ko wabanye natwe, wabaye mu ruhande rwacu, ndabigushimiye. Ndacyari wa mugore ukivuga imbaraga zawe no gukomera kwawe. Ndacyari wa mugore mvuga imirimo n'ibitangazo wakoze. Ndabigushimiye. Shimiye ko wagize neza ukandinda Satani, ukandinda imyuka mibi. Shimye ko warinze igihugu cyacu cy'u Rwanda, ukarinda abayobozi bacu. Nubwo tutabura ibiduhiga n'ibiturwanya ariko wabaye mu ruhande rwacu. Shimye ko kiturinze, shimye ko warinze itorero rya ADEPR n'andi matorero yose. Shimye ko warinze umuyobozi wacu, mugire neza umufashe mu ntambara agenda gurwana naso, ukomeze kumurwanirira. Uko ntabwo we yakwishoboza, wowe wamushoboza ugacecekesha amajwi yose ya shitani amurwanya, amuvuga uko atari mu izina ryawe Yesu. Kuko ijambo ryawe riravuga ngo ntabwo watuzanye ngo twicare ku ntebe y'imanza, ahubwo watuzanye ngo tugukorere dusoze ibyo wamana ibyo waduhamagariye. Urakoze urakarama, komeza gufasha ino kamera turiho,
witeze imbere rwose, kuko ijambo ryo riravuga ngo imirimo yose twerekeje amaboko tikorana umwete. Mana ndasengeye, Mana umukozi w'Imana umugire neza, umufashe ajya abona ukuboko kwa n'imbaraga zawe, kugira ngo igihe gikwiye uzamuhendagize mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze urakarama kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo mucunguzi mwiza. Amen, amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.